Yes, hari abantu rero bagiye banyura mu gikari bagenda bambaza bati ese turabikosora gute, turabireba gute, turabireba hehe. Ariko ngira ngo twigeze kubivuga mu kiganiro cyatambutse yuko unyura muri payi yawe, muri payi app, hanyuma ukagenda ukajya muri profile, ukajya muri profile yawe wanyuze muri payi app, hanyuma ukagenda ureba ibya bintu byose bagiye bavuga ibidakosoye, ukaba ari byo ukosora. Nuvuga ngo mw'ibyo bintu rero bavuze ugomba gukosora, ugomba kwitaho, harimo email, harimo amazina yawe ariko ahura n'ari kwirangamuntu, ukareba ko bihura cyangwa bidahura ukabikosora, ukareba email washyizemo kuko wakoresheje niba ari yawe ukabikosora, ukareba nimero ya telefone niba ari yawe ukabikosora. Ariko hari abantu bagiye banyura mu gikari barambaza ngo ese turabikosora gute, turaca hehe, turabigenza gute. Ubu rero nicyo noneho nje kubabwira, nje kubarangira neza akantu ku kandi, intambwe ku yindi, step by step, hanyuma kugeza ubwo ukosoye ibintu byawe, kugeza ubwo ukosoye account yawe igasigara ifite ubuziranenge. Nk'uko twabivuze kandi n'ubu tugiye kubisubiramo, uragenda urafungura, urajya muri telefone yawe nk'uko bisanzwe, urebe muri ariya ma application, hanyuma urebe ahanditse payi, iri application ya payi. Dore ngiyi nyishyizeho agafresh, urebe muri iyi payi, hanyuma uyikandemo ifunguke nk'ibisanzwe. Nimara gufunguka, hanyuma urebe hejuru aho ngaho hari udukoni dutatu mu nguni ya telefone yawe cyangwa se ya mashine yawe, biraterwa n'icyo uri gukoresha. Urebe aho hantu hari udukoni dutatu, muri utwo dukoni dutatu ukandemo. Numara gukandamo, ubwo ngubwo irahita ifunguka. Umanuke hasi urebe ahantu handitse profile. Numara kubona ahantu handitse profile, ukandemo aho muri profile. Hanyuma ukimara gukanda muri profile, uhite ureba amazina yawe ko ahura. Ubwo nuvuga ngo mbese muri make, ukimara gukanda muri profile, irahita ifunguka. Nimara gufunguka, urareba hejuru aho ngaho nahashyize agafresh, naho muri profile muri profile naho nahashyize agafresh. Hanyuma urebe aho nashyize agafresh, urebe ayo ni amazina yanjye. Hanyuma urebe amazina yawe ko ahura, urebe ko amazina yawe yanditsemo aho ngaho muri account yawe ya payi, urebe ko ahura n'ari kwirangamuntu. Hanyuma numara kubibireba kandi ko biri verified, ugendera ko biri na verified. Hanyuma numara kubireba ko umaze kureba ko amazina yawe ahura n'ari kwirangamuntu, nusanga bihura ukomeze, nusanga bidahura hanyuma ugende ubikosore. Urabona aho biri bukosorerwe. Hanyuma numara kubibona, umanuke hasi gatoya urebe username yawe. Numara kureba username, urebe ko ariyo wakoresheje bihura neza. Nurangiza umanuke gatoya hasi urebe nimero ya telefone yawe, ukandemo uyifungure, urebe ko koko nimero washyizemo ariyo. Hanyuma unarebe ko iri verified. Hanyuma numara kureba nimero ya telefone, urebe hasi, urareba ko na Facebook yawe ariyo, urebe ko iri verified nayo. Hanyuma umanuke hasi urebe email yawe, urebe ko iri update, kandi unakandemo urebe ko email wakoresheje ariyo. Hanyuma unarebe ko iri update nyine. Hanyuma ujye kuri password nayo ukandemo, urebe ko password wakoresheje ariyo. Hanyuma urebe ko nayo iri update. Hanyuma ibyo bintu byose numara kubireba, ibyo usanga bikosoye ubwo ni sawa.
ibyo usanga bidakosoye ubikosore, hanyuma kugira ngo utazagwa mu gihombo ukagwa muri manka, bikagaragara ko wakoreye ubusa igihe cyose umaze, imishinga wapanze ikaba irapfuye. Hanyuma rero ubashe kuza accessinga kuri paye zawe igihe bazaba baziduhaye open mainnet yabaye, nawe ukaba umumiliyarderi, apana umumiliyoneri, ahubwo ni umumiliyarderi. Ayo mahirwe rero aramutse agucitse, ni bya bindi baba bavuze ngo wanyazwe zirahera, wanyazwe zirahera. Ni ukuvuga ngo rero ibi bintu ni urebye aho byerekeza, iyi ni finisage y'iherezo ry'uyu mushinga. Barimo baragenda bakuramo utuntu tutameze neza, utuntu dushobora kuzatuma umuntu abona ko avuga ati wenda Pi network ni scam, ntago baduhaye amakuru, badutuyeho ibintu, batubwira ko ibintu twagombaga kubikora gutya ku munota wa nyuma. Oya, barashaka ko ibintu byose bijya ku murongo, hanyuma bakazakora mainnet launch cyangwa se Pi network launching, abantu bose bari kiriya, bameze neza, bakeye ku mutima. Buri muntu avuga ati ibintu byanjye biruzuye, narabiverifiye, narabikosoye, ubu noneho biri verified, ibintu ni bizima, nta kibazo na kimwe mfite. Ntegereje move ya paye zanjye ko zivaho zigomba kuva zikajya kuri available balance yanjye. Hanyuma ntegereje ko bakora launching, ntegereje ko hanyuma igiciro cya GCV ko bacyemeza, hanyuma nkatangira gukora imishinga yanjye, nkatangira guhaha, nkatangira nanjye kuba umukire. Nuko bimeze rero muri Pi, ibintu byose babiteguye, kandi ni ibintu biba byitondewe, ntago ari ibintu byo guhubuka, ntago ari ibintu uzabyuka akakanya ngo uvuge ngo dore ibintu byagiye ku murongo. Oya, ni ibintu bigomba gutegurwa, ni ibintu bigomba kujya ku murongo, ni ibintu bigomba kwigwaho kandi bigacungirwa umutekano. Hanyuma babandi bazigurisha, murabizi ko nabo barimo bafatirwa ibyemezo. Ubwo rero niba wowe ufite account yawe, nta kindi kintu wayikoreyeho, nta dega, nta kosa, utaragurishije, utaraguze, wowe kosora ibyo ngibyo, hanyuma ubundi witurize, ubundi paye zawe baziguhereze kuri available balance yawe, launch iba yabaye, ubundi utangire ukora imishinga yawe, ukabye inzozi zawe. Nawe uvuga uti ubu noneho nanjye najya mu bandi nkavuga, najya mu bandi nanjye nkicarana n'abandi, nanjye nkagira icyo mvuga. Nanjye ubu mfite uruvugiro kubera ko naramayininze. Murakina, ejo bundi turaba tumeze neza nk'abandi. Ejo bundi numvise amakuru yuko hari ahantu basigaye babaniga bakabatuba akajwiga. Ubwo rero ariko twebwe ntago bishobora kuba, igihugu cyacu kirafite umutekano, kandi buri muntu azi agaciro ka mugenzi we. Ntago ari nk'ibyo bihugu byo hanzeho, aho usanga bafata ikiremwa muntu cyangwa se bafata umuntu bakamufata nk'ikintu kidafite agaciro, kumukuraho biraborohera. Twere ntago ariko tumeze, ntimuzagire ubwoba, ntimuzahangayike. Niyo abantu bamenya ko ufite Pi ibihumbi n'ibihumbi, umura rwose uzaryama usinzire, ntawe uzaza kuzikwaka ku ngufu, kereka wowe nubirangaraho ukabizanamo ubukene, ukabizanamo ubujiji, ukabizanamo kurambirwa. Aho ngaho nibwo uzabuhombye, ariko ntuzagira ubwoba uvuga ko hari uzagufata agufatireho icyuma akwake paye zawe. Ntawe mu gihugu cyacu mu Rwanda, ntawe.
n'abanyamahanga bahari bazifite nabo batuze nta kibazo na kimwe. Hanyuma rero kandi update zo zizagenda ziza natwe tuzagenda tuhababera mugenda mumenya update ziriho, mumenya amakuru mashyashya ari kujya mbere, ni iki kiri gukorwa, ni iki kigezweho. Wowe gusa icyo usabwa ni ukujya kuri Rukumbi TV ugakanda subscribe, ugakanda no kukazogera. Urabona akazogera kameze nk'akarako kwa padiri, ugakandaho kugira ngo update yose tubonye kuri Pi Network tugahita tuyizana hano kuri Rukumbi TV, nawe uzajye uhita uyibonera igihe ako kanya, nta muntu urinze kuguhamagara ngo ese wamenye ibibaye, wamenye ibyo ari byo. Nawe ujye uhita ubyibonera ako kanya cyangwa